Reka tubasuhuze mwese mukurikiye ibiganiro bya BTN TV by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro BTN Morning Live twaye ikaze kuko muri kubibona rero kuri screen zanyu turi kumwe n'uwo tugiye kuganira uyu munsi atubwira ku rugendo rwe by'umwihariko muri business ariko kandi anatubwira n'ibyo afite abanyarwanda. Tubaye ikaze. Murakoze cyane, nitwa Imana Sumani, nkaba ndi umuyobozi wa Overall and Supply Limited, ari ryo rino duka muri kureba hano inyuma yanjye. Murakoze. Nibyo tubasanze mu iduka ryanyu, mucuruzi bijyanye n'iki muri rusange? Iri duka ririmo department zitandukanye, ni hardware nk'ibisanzwe. Mbere na mbere harimo amamashine cyane cyane ama air compressors atanga umwuka, harimo welding, amamashini yo gusudira ayo bazi ngo yitwa MMA, arike, mige, tige n'ibindi. Nge mba nagerageje nyine kurangura menshi atandukanye kuko mba ngiye mfiteho ubumenyi, nkagiramo n'amabagete yayo atandukanye, nkagiramo garden tools, nkagiramo safety, nkagiramo amazi cyangwa se icyo twita plumbing muri rusange. Amazi yo ni menshi cyane, kuva kuri PPR kugera kuri PEX cyangwa se militireya, kuzamuka kugera ku kintu cyose umuntu yakenera cyo mu rugo, amataps, ibiki n'amashofo ya byose hano birimo. Yego. Kubera iki watekereje kuba ari byo bintu wacuruza? Kuko ari usanga abantu benshi abajene bacuruza imyenda, inkweto. Kubera iki mwebwe mwagiye muri ibi abantu bashaka kuvuga bati ibintu bicuruzwa n'abantu b'abasaza bakuru babibayemo kera? Kubera iki mwabitekereje? Ngiye kuva na kera, ibi bintu bimaze imyaka igeze kuri 13. Natangiye nkorera umutaliyani uba epfiriya Rwandex, nirwo wenda muvuga, mukorera igihe kirekire nyine nkora muri shop nk'iyi ngiyi irimo utuntu department zitandukanye. Nibyo bintu navuga ngo nakuriyemo, nibyo nisanzemo iyo myaka yose, nyuma biza kunkundira nanjye mbasha kubona umuzigo ndatangira ndikorera. Kugeza ubu rero umuntu ashaka kwibaza ute ni bicuruzwa cyangwa se ibyo ucuruza birangurira hehe? Ese barabikuzanira cyangwa wigerera aho bikorerwa? Hari ibyo ntuma muri Itali kuko ho ntago njyayo, kuko n'ubusanzwe mva nakoreraga umutaliyani, ncuruza ibitaliyani. Hari inganda zimwe na zimwe zo mu Butaliyani ngenda nkora ama orders akaza. Ubu ikoranabuhanga rya igihugu cyarabikemuye. Yego. Hari ibyo ntuma rero mu Butaliyani bikaza cyane cyane iby'imyuka n'iki, ibintu bitari binini cyane. Hari n'isoko ryo mu Bushinwa ho nigirayo, Bushinwa nigirayo, Dubai nigirayo, ariko nkazana ya karite y'i Burayi. Nkazana ya karite y'i Burayi kuko byose harabira hari. Nyuma yo kubizana se wasanze ku isoko ry'u Rwanda bikenewe? Ni cyo kibazo wabonye mu by'ukuri uje gukemura kugira ngo ubashe kuba watekereza gucuruza ibi bintu? Icyambere, hari ukuntu ugura imashini, wenda nk'imashini yo gusudira, ariko hagira nk'akantu gato kaga PS gasazamo, cyangwa se kuri bikora hari ibintu bisaza ugasanga donc spare muri rusange. Ikintu cyose nzanye mba mfite spare. Ikindi cya kabiri, ngerageza gufatanya n'umuguzi kumubwiza ukuri kuri karite. Wabonye imirinda nkuba dufite, wabonye ama compresseur dufite, ibikoresho by'amazi dufite kuntu bimeze, byose ni karite iri hejuru. Ngerageza kuzana ibikoresho ariko bitagabanyijeho akantu na gatoya, icyo cyo kigakemuka, spare zikaboneka. Ikindi, price iri hasi. Price navuga ko iri hasi uko nge ukuntu nkora uko naranguye cost zose mbishyira ku murongo, ntago ngendera uko isoko rihagaze, ahubwo ngendera uko naranguye ibintu byiza, ariko ntago ndi buze ngo mbihende, ahubwo mpita mvuga nti si ngombwa gukurikiza niba ikintu kiri kugura 100 ku isoko, nge nkaba ndi kubara imibare nkabona biri kugwa muri 70, why not? Ayo ngayo mpita nyafata. Dusa na wenda turi kujya tugana ku musozo w'ikiganiro kwa tugiranye kigufi. Hari igihe abanyarwanda bashobora kwibaza batese ibikoresho byabageraho bite? Bisaba se ko wenda babageraho hano cyangwa mu bakorana delivery? Ntago ari ngombwa uri muri Kigali, no mu ntara nabwo nta kibazo, uretse ko wenda mu ntara aho haza haga charges gato kuko urumva yohereje ikintu kuri kuriye, hari utwiyongeraho, yaba ari
10% yo kugira ngo bisi bitware, yaba ari kugira ngo nawe bikugereho agatransport ko kuva kuri bisi bikugeraho, nitwo tuntu wisimamaho. Ariko muri Kigali aho waba uherereye hose, ikintu cyose uguze duhita kitukoreza nta zindi charges. Iyi shop yanyu rero iherereye hagana he kugira ngo n'abanyarwanda bakurikiye BTN TV wenda babashe kuba babegera, abakeneye wenda ibikoresho babashe kubibonera ku gihe? Shop yitwa Overall and Supply Limited, iherereye hano ku Isano, ni ku muhanda wa ugana Itexirwa uva Kinamba, na makenkero banza guhingukiraho, cyangwa se uva Itexirwa urenga ku gahanda kajya mu Gakiriro ugakomeza imbere gatoya, naho ngaho hari hitwa Isano Hardware Village, niho shop iherereye. Urasaba iki abanyarwanda by'umwihariko nk'umuntu ucuruza ibikoresho ubona ko bikenewe uyu munsi wa none? Warweretse utuntu tugiye dutandukanye, warweretse igitiyo gishobora kwifashishwa na ba mukerarugendo, wagiye utwereka ibikoresho bishobora kwifashishwa mu bijyanye n'ubusuderi n'ibindi bigiye bitandukanye, amashawa n'ibiki byose. Urabasaba iki mu rwego rwo kugira ngo babashe kugura ibikoresho biri karite, ariko kandi na wa muntu umaze kuzuza inzu yiwe ukeneye ko ari inziba iri safe ifite buri kimwe, ku buryo yakugana akavuga ati nje kugura ikintu kiri karite, iki mubasaba? Mbere na mbere ndahera ku batekinisiye baze barebe inkweto z'umwihariko zihendutse kandi nziza, nta byo kwambara ibintu bisa, barebe imyenda itandukanye niyo bamenyereye. Icya kabiri, abakerarugendo mbafitiye udukoresho hano, ni umwihariko mfite, kandi nabo ndabasaba basure barebe, donc impande zose abaplamba iki baze basure barebe ibikoresho ko mfite ibikoresho byiza, kandi mfitemo utuntu turi tekiniki dutandukanye twinshi. Niba hagera bazizihirwa. Yego, turabashimiye. Munakoze cyane.